Haleluya. Yesu ashimwe. Mbaje kubasuhuza mwese, amahoro y'Imana abe muri mwe. Haleluya. Ndashima Imana kubw'iki gitondo kiziduhaye. N'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Kwa tugiye kurangiza examen, twarazitangiye tukaba tugiye kuzirangiza. Imana ishimwe ko yabikoze. Si kubw'imbaraga zacu, si kubw'amaboko, ahubwo no kubw'Umwuka w'Iteka wabanye natwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ni byinshi byaduhigaga, ariko ntacyo twabaye. Haleluya. Atari uko byatugiriye impuhwe, ahubwo kuko bitadushoboye. Kandi n'Imana yadufashe muri ibyo byose. Wowe uraha, njye uraha, twese kuba turiho, ntabwo ari uko ibiduhiga byatugiriye impuhwe, ahubwo nuko bitadushoboye kubw'Imana turi kumwe nayo. Niyo mpamvu uno munsi ukomere mu mutima, n'ibisigaye izabikora. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7, page ya 727. Aravuga ngo, hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, yishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Twongere dusome Zaburi ya mbere n'umurongo wa mbere. Turahazi, reka amasome. Aravuga ngo, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Ijambo ry'Imana tujye kwiga kuri uno munsi ni ijambo rivuga ngo keep the connection, cyangwa se rinda ubwo busabane. Rinda ubwo busabane. Haleluya. Tujye kujya muri vacances. Ibe kuri benshi bibabera umwijima, ibe bidashimishije na gato kuri bamwe. Usanga bamwe tujye muri vacances zirakomeye pe, bamwe niko batekereza. Ugasanga ibihe byabo bibabereye umwijima. Reka dukoreshe rino jambo, bibabereye umwijima spiritually, cyangwa se mu mubiri, kubigaragara bikababera umwijima. Niyo mpamvu nifuje ko twiga rino banga kugira ngo rizagufashe muri no vacances yose. Ibiti byinshi mubona ku isi bitoshye, ntabwo ari uko bifite imbaraga, ahubwo nuko biba hafi y'umugezi. Ibiti byose mubona bitoshye, reka mbivuge gutya, abantu mubona bari mu Mana mukabona ko barimo, si uko ari abanyembaraga ku giti cyabo, ahubwo nuko bafite ahantu bari haba connecta n'imbaraga. Haleluya. Ushobora kubona batabarwa kenshi ukagira ngo hari n'intwari. Oya, ahubwo nuko gutabarwa kwabo kuva ku Uwiteka, akaba ariho batinda igihe kirekire. Haleluya. Abanyembaraga ntabwo ari abanyembaraga kuko bafite imbaraga gusa, ahubwo ni abanyembaraga kuko bari connected, barinda ubusabane n'imbaraga, n'isoko y'imbaraga zabo. Haleluya. Benshi rero tugwa kubera iki? Kuko tutarinda ubusabane bw'aho imbaraga zacu ziva. Umunsi umwe Samusoni yahishuriye ibanga Delila ry'uko imbaraga ze kugira ngo zicogozwe bamukata umusatsi. Icyo gihe amaze gutanga iryo banga, ntabwo yabuze imbaraga, ariko igihe handi yasabaniraga n'izo mbaraga ze hasenyutse, havuyeho, yahise azibura. Si ibanga Satani araguhiga, ariko nanone si ibanga uri kumwe na Yesu ntiyagushobora. Muri vacances ibyo uzajyamo byose
ntacyo bizagutwara uri kumwe n'Imana. Igihe uzabona ko byagize icyo bigutwara ni uko wavuye muri bwa busabane. Nababwiye nubona umuntu avuye muri vacances akibwiriza, ntagaruka imbaraga nyinshi ziba ziri muri we, ahubwo nuko aba yari connectinze n'ahantu hamuviramo imbaraga. Amata iyo yabonye ntago ubona harimo amavuta, ariko iyo yacunze gucunda amata bizana amavuta. Haleluya. Ushobora kwibona gutya nta mbaraga ufite. Kambaho urugero muri worship team, ushobora kubona ni umwana mutoya cyangwa se ni umusore mukuru ntazi kuririmba pe, no kuridinga hano worship ntabyo yashobora. Ako muri vacances yagiye agahura n'abantu icyambere bazi kuririmba, akitabira amarepetisiyo y'abantu bazi kuririmba. Icya kabiri, akabana n'abantu babishoboye mu kuridinga worship, babishoboye. Iyo yaje kubera ko aba yaramenyereye gukorana na ba bantu, iyo ageze hano muri worship akaramya gatoya, akaririmba gatoya, ba bandi bari bamumenyereye bahita babona ko ari ikintu cyahindutse. We agira ngo ni ibisanzwe, ariko ba bandi babona ko ari ikintu cyahindutse. Kubera iki? Iyo ubanye n'abantu bafite imbaraga, iyo ubaye ku isoko, urugero niba muri vacances nzabana n'abantu wenda bigisha, bafite ubuntu bwo kwigisha burenze ubwo mfite, nzagerageza nshake gushyikira urwego bariho muri ubwo buntu bwabo. Ningaruka hano nzabikora nk'uko nari nsanzwe mbimenyere, mbona ari ibintu bisanzwe, kuko nabanaga n'abantu bari hejuru. Ninzanwa kwigisha uzumva bidasanzwe, kubera ko aho narindiwe ntago wari uhari. Haleluya. Nimwihuza muri no vacances n'ahantu hazima, nimurinda ubusabane buzima, ntacyo muzaba. Abantu nibongera kubabona ntago bazabona bwa bwiza babasiganye, bazabona ibyo batigeze babona. Kubera iki? Vacances ntago zabaye izo guhura zo kujya mu gikombe cy'umwijima, ahubwo zabaye izo kuzamuka umusozi ugahura n'Imana. Niwongera kugaruka mu Bisirayeli, ubwiza bazakubonaho butandukanye n'ubwo bazaba barigeze kubonaho kera hose. Abakozi b'Imana mubona bakomeye ntago bakomeye kuko bakomeye, ahubwo usanga mu gitondo ari mu rusengero, saa sita ari mu rusengero, nimugoroba ari mu rusengero, nijoro arayasoma Bible. Bitewe n'iyo lifestyle, ubwo busabane yubatse mu buzima bwe ntago byashoboka kwago, biragoye. Ariko wowe ushobora kumubona ukumva ushatse kuba nkawe. Mu gitondo bibereye mu mafilime, saa sita wagiye gusura abantu gutyo, nijoro raje urushigiye kuryama. Sawa. Bintu by'Imana bikenera ko ubyubakira lifestyle, ubuzima ubamo. Niyo mpamvu tubatoza ngo muzajya mujya gusenga muri no vacances, muzajye gusenga, guterana nyine ku cyumweru, kubera ko ni part ya lifestyle. Byonyine kuba usenga buri munsi mu gitondo birahagije kugira ngo ukure mu mwuka mu buryo budasanzwe, biruta umuntu udasenga mu gitondo utaza hano muri sine. Ndi kukubwira ngo muri no vacances ikintu ukeneye kwiplacinga hafi y'umugezi. Haleluya. Igiti ntago gitoha kuko gifite imbaraga gusa, ahubwo iyo connectinze hafi y'umugezi. Haleluya. Tubona abakozi b'Imana bakomeye ba Branham. Yari umugabo usenga, seriously asenga. Abarwayi yakishije bashaka kuba baruta abantu nigishije mu myaka yanjye yose nabayeho. Ibitangaza yakoze byinshi cyane, ariko umunsi umwe yitandukanyije n'abagabo bamwe ba Golden Lindsay, yatangiye gusubira inyuma. Yari afite imbaraga z'Imana, ariko kubera ko yatangiye kwidekonekita ku isoko, yasubiye inyuma. Yarabwirizaga gutya ikamba rikagaragara riri kwaka, abantu bakabibona, bakabasha no kubifotora, not in spirit, no, bakabifotora.
muzabisacinge muzabibona. Ariko asubira inyuma. Ibintu by'Imana nta muntu bimenyera. Iyo Imana iguhaye ikintu ucyubakira ubuzima. Keep the connection. Niba buri munsi hano buri gihe wumva ijambo ry'Imana muri vacances, iconnecting n'uburyo uzahora wumva ijambo ry'Imana. Niba umwanya w'ijambo ry'Imana rya mu gitondo nugera uzaba uri gukora iki? Nutigira busy, Satani azagushakira ibyo ukora. Iyo ufite ibintu ushaka ko Satani atagukoresha, biroroshye. Ba busy ukorera Imana. Mu gitondo ujya gusenga, ejo wongere ujye gusenga, n'ejo bundi wongere, n'ejo bundi wongere. Haleluya. Ibikurwanya ubirwanya. Submit to God and resist the devil. Ntago bakubwira ngo rwanya Satani. Banza ugandukira Imana. Iconnecting na source nzima. Muri no vacances, we connecting na source nzima. Ushaka uburyo uzajya ubona ijambo ry'Imana on daily basis. Ibi tubabwira natwe turabikora. Bible twarayisoma, ariko turongera tukayisoma. Dushaka ahantu dukura ijambo ry'Imana. Uzi guhamagara umuntu mutaziranye ushaka ko kwigisha ijambo ry'Imana, akabanza akakubwira ko hari imirimo ari gukora, uzamuhamagara ejo. Uzi ko nawe usanzwe uryigisha. Ntabwo ari ibintu biza ngo bikwituriwe. Ubuntu bw'Imana iyo uguhaye urabukoresha. Niba hari abantu uziranye nabo bazi ijambo ry'Imana, wamuhamagara. Buriya kubonana n'umuntu ushobora kugira ubwoba gutyo, ariko kumuhamagara, umuntu ashaka kugutuka kuri telefone ariko mwamuri kumwe ntabe yabishobora. Shaka ijambo ry'Imana, wiconnecting n'ahantu hazima. Impamvu uzagira imbaraga suko gusura umunyembaraga, ahubwo nuko uzaguma ku isoko imbaraga zawe. Niba wasengaga gatatu muri vacances, ntuzakagabanya. Nukagabanya ukakagira kabiri, aho wasengaga bwa gatatu Satani azashaka ikindi ashyiramo. Ntuzabikore. Reka mbabwire, benshi hano hari urubyiruko hanze aha, bakobwa benshi ku myaka 15, 16 aba yarakuyemo inda. Ni ibintu tuzi. Abahungu benshi nduta bangijwe n'urumogi, bamwe barasaze, abandi bavuye mu ishuri. Abo nibo mugiye guhura nabo. Ntabwo ndi kuvuga abantu batuye muri Amerika, ni abantu batuye mu Rwanda, muri quartier ziwanyu. Abo nibo mugiye guhura nabo. Nuticonnectinga n'ahantu hazima, azagusenya. Nta mikino irimo, azagusenya. Ako nibiconnectinga n'ahantu hazima, ntacyo uzaba. Haleluya. Icyo ndi kukubwira, maintain the relationship. Fellowship wahora gugirana n'Imana, ahubwo yikube cyane. Muri vacances hano nta masaha menshi wenda tubona yo kuvuga ngo uri kumwe n'Imana. Fata amasaha 3 usenge. Niba nta kazi ufite akazi ni byiza. Udafite occupation, shaka occupation mu bintu by'Imana. Muterane mu mibyizi no ku cyumweru. Haleluya. Ntagaruka kukwinginga cyane. Ni ibintu ukora bikakugira akamaro, utabikora bikakwangiza. Niba utari mu rusengero uri ku kazi ni byiza. Uri mu mafete yayandi, sawa, komeza. Haleluya. Eka dusenge. Ufite ikintu cyari cyarakunaniye, hari igihe wenda urugero nimba nk'urumogi hano ku ishuri mbura uko ndumva, muri vacances uba uri exposed yo kongera gusubira muri za ngeso zawe za kera. Wumvisha udashaka kongera kubisubiramo, umuti nguyu. Hejuru yo gusenga cya kabiri, gifata ijambo ry'Imana risome. Ni ibintu bibera in spirit, ntago wapfa kubisobanura gutya, ako uzabikore. Niyo nama ngugiriye. Uzasanga bya bindi byakoneshaga wabinesheje, kuko numenya ukuri kuzakubatura. Haleluya. Ikindi cya kabiri, iwanyu nuhagera ibibazo byose uzasanga uzababera igisubizo. Haleluya.
abadakijijwe uzabajyanire agakiza, abarwaye uzabajyanire gukira. Iwanyu ni iwanyu, agakiza kari pasono. N'iwanyu si iwacu, ni pasono kuri wowe. Niyo mpamvu ikibazo cyose afite ufite grace yo kudiringa nacyo. Spirit zose zaza guhangana n'iwanyu, umuntu uturutse hanze bishobora kumugora kuza guserera nazo, kudiringa nazo, ariko ufite ubuntu buhagije bwo guhagaruka bihangara. Spirit z'ubusinzi, imyuka y'ubusambanyi yaba yarafasha abavandimwe wawe, byose ufite ubuntu bwo kudiringa nabyo. Haleluya. Ndi kubabwira ngo nimugera iwanyu muzabajyanire amahoro y'Imana, ntibizabe byo gusubira inyuma, ahubwo muzabajyanire amahoro y'Imana yuzuye. Haleluya. Mu masomo yanyu muzige. Haleluya. Muri vacances muzige, usenge ibintu byakubaye, urebe icyagusubije inyuma muri kino gihembwe gikurikirana bizasubira. Cyanyuma nsoza, ibintu by'Imana ntabwo tubikora kuko buri munsi tubikora bikemera. Ushobora kongera ukasenga, wenda urugero, uyu ni umuvandimwe wanjye, wenda angura umogi, ni umunywatabi ruharwa, nkaza mu izina rya Yesu, spirit za addiction ndazirukanye, ibiki byose. Umunsi ukurikiyeho akaza kuri umwera imbere, ntabwo twiheba. Haleluya. Ntabwo twiheba, turongera tukamusengera. Ushobora gusenga indwara yose yaba afite ukabona ntakize, uzongera usenge. Ushobora kuvuga ngo iki cyaha cyandwanyaga kirongeye noneho kiramfashe, humura, uzongera ukihane, uvuge ngo sinzongera. Aho niho dutandukana n'abandi. Ntabwo twiheba, tujya turirimba ngo Imana ishimwe kuko iyo uri turangaje imbere. Turashobewe ariko nitwihebye. Haleluya. Dufite amakuba impande zose ariko ntabwo dukuka umutima. Nibyanga uzongera ubikore. Spirit yariyo yose y'ubukene, yariyo yose uzadiringa nayo igagufungana umutwe, humura, uzongere. Haleluya.